Rwanda Premier League Awards. Yego. Rwanda Premier League Awards n'uyu munsi narinzi ngo ninjye batumiye by'umwihariko ariko nubwo atari njye gusa ndabashimira ko barantekerejeho ngiye kubona rwose umuntu bita gusi bigira Imana nyohereje special invitation. Ndavuga ni burya Rwanda Premier League iranzirikana ayikiranye na Iberi mukanya nkako guhumbya umurabyo uratinda nawe ibimugezeho. Ndavuga afite abantu bari mu byiciro hari abakavaringa akaba nabandi bari buze kuba bafite special invitation. Ariko uyu muhango uteguye neza tunashimire abantu muri Rwanda Premier League barimo President Haji barimo bagusi bamufasha na ba Julius nabandi bose barimo ubona ko n'umuhango bateguye neza byonyine ubwabyo n'ahantu uri buze kubera muri Kigali Convention Center biragaragaza urwego uyu muhango bawushyizeho guhemba bitwaye neza muri sezo. Hanyuma rero wareba protocol uburyo imeze n'uburyo bapanze ibintu byabo biragaragaza ko Rwanda Premier League babishyizemo imbaraga. Hanyuma ndetse n'uburyo babibwiye abantu bagiye babwira abantu ko babura iminsi ibiri munsi umwe kugeza countdown kugeza umunsi nyirizina ugeze bahita barekura noneho abafinaliste batatu kugira ngo muri buri cyiciro kugira ngo abantu banamenye ngo muri aba batatu utorwa nindi. Ubona nyine barabiteguye neza kabisa kudeshapo kuri bano muri Rwanda Premier League. Ya ngira ngo batoye rwose bashyizeho ibyiciro reka bari nabyo twinjiramo noneho tugende tunaganira tureba ko umufavori kubera ko baduhaye babanje kuduha urutonde rw'abantu 30 mu gutora best player of the season gutora umukinnyi wahize abandi muri saison baduhaye abafinaliste batatu batoranyijwe mu bantu 30 habanje kuba amatora babanje kuzana urutonde rw'abantu 30 abantu baratora biza kurangira rero baduhaye urutonde rw'abantu batatu baduhaye icyiciro ku cyiciro muri best player of the season umukinnyi wahize abandi muri aba batatu tugiye kubaganira ariko urese uri buvuga umukinnyi aradefanda impamvu yamutoye sibyo aradefanda impamvu umubona nk'umu grand favori kuko tugiye kuvuga ngo baduhaye batatu ariko uwo tubona ushobora kuza wabwiye ahubwo yuhera ubundi nta wahagombye kuba ari aho ngaho udahari nabyo twabireba nabyo muri batatu nta wabuzemo abantu okay nicyo ugiye kutubaza duhere ku cyiciro batatu batoranyijwe ni Umar Aba rutahizamu w'ikipe ya Bugesera Football Club hakaba Clement Niyigena umudefenseri w'ikipe ya APR Football Club hakaba Jibril Ouattara Cheikh Jibril Ouattara akaba ari rutahizamu w'ikipe ya APR Football Club. Aba nibo batatu hagomba kuba umukinnyi w'umwaka MVP niho rero navugiye ni batatu ngabo mbere yuko tuvuga ngo bose barabikwiye aho reka tubanza tuvuga ngo nta wabuze wakabaye arimo wakurikiye shampiyona wenda akaba yagira uwasimbura ubwo icyoreho ni cyiza muri aba bakinnyi batatu bose bafite imibare myiza urebye nka Umar Aba ni top scorer shampiyona ibitego 12 mu ikipe ya Bugesera birumvikana ko ni umufavori ukomeye cyane. Hanyuma wareba Niyigena Clement umwe mu badefenseri mu by'ukuri bavuga ko bitwaye neza cyane mu ikipe ya APR yakinnye imikino hafi ya yose uretse nk'iyi mikino ibiri ya nyuma niyo yadakinnye yatsinze ibitego bitatu ku mudefenseri ni byinshi. Hanyuma kandi wareba amanota bagiye bamuha kuri buri mukino akenshi basanze bitatu baremo na cya kindi cya Jibril Ouattara yamaze bitatu nyine kirimo cyangwa cyavuye igitego cyagiye kuri Jibril Ouattara cyabanje guteza wafite bitatu ikimaka ntabwo kirimo ikimaka kigiyeho yagira bindi afite ibitego bitatu byatsinze urumva cyataravuga aragifite we navuga ko nubwo wenda ari umudefenseri ariko urebye amanota yabonye ku mukino ukongera ukatsinda n'ibitego bitatu icyo gihe azamo ariko unarebye nyine performance muri rusange muri sezo ubona ari umudefenseri witwaye neza mu by'ukuri. Uremeranya na Niyibizi Ramadhan se bavuze ko igitego cyari iki
Ramazani siwe wenyine kimwe bahaye watarase ngo cyari cya Ramazani Ramazani abati ni cya Clement kiriya gitego urakivuga cyari abati ni cya Clement ati amajoro twarayarebye ni cya Clement Ramazani ntago ajya Ramadani aratangaje ariko na Clement aravuga ati ni cyanjye na Clement aravuga ati se Clement Clement rwose Clement yabati ni cyanjye igitego ni cyanjye ubone ni bine ibitego bya Clement ni bine barakimuhuguje oya murimo mazanemo indi ngingo no muri igitego nyine cyavuzweho none se Jibril mwaramubajije Jibril se wajya kumubaza iki kwamubaza ko mwabajije Clement Jibril wamubaza takoze kandi wakitsindiye twabaza ko twabonye yagitsinze nese ubu oya muri case havugwamo ni nkuko wavuga ngo utabaje kuri Watara uretse nose nibizi mwa bamuhazagaho yaragitsinze bamubaza ko wabona wagitsinze havugwamo abakinnyi babiri ku gitego nige na Clement na Rutahizamu Watara niba warabajije Clement ngo ni icyanjye Jibril aramubajije aravuga ati ariko ngewe nahuriye ku mupira na Clement ariko ni Clement nawe ari kuvuga ngo ni icyanjye ko sinzi impamvu muriho mu bigora cyane Clement ko Clement ubundi bamwe mu bantu b'inshuti ze za hafi ambwiye ati Clement iki gitego gihari urumva gihe Watara tukomeze kumufasha kugira ngo turebe ko azaba top scorer Clement babanje kumuteguza urumva n'abasifuzi bari bakoze raporo baravuga bati twaribeshye nawe se barabateguye ibyo ntago mbizi ariko raporo barongeye barahamagara bavuga bati twaribeshye basubiramo raporo twarebye nabi igitego ni cya Watara ibintu muri gushaka ni ibiki none se abasifuzi nyine mugendeye kuri raporo y'abasifuzi za komiseri z'abasifuzi kuri raporo z'abasifuzi ibyo ni wese yavuga kuri raporo ya mbere cyari cya Clement ku ya kabiri iteguye neza bagiha Watara aka no gutegura neza Axel yongeye bona akitse wevuga uti baribeshye barongera bavuga yuko igitego ari cya Watara bisa n'ibyo agasoko ikintu cyabagaruye ikintu cyatumye babona ko bibeshye ubundi cyakaba ari amashusho ikintu cyatumye babona ko bibeshye bakongera bagasubiramo raporo cyari iki bivuze ngo ari nk'umuntu wagiye kukirekarama wenda nka Watara akajya kurekarama akavuga ati ariko iki gitego ko mu mpabiri ufite 8 ese koko yararekamye Jibril Watara abandi yari igitego umwanya mbuye ariko ku mashusho bigaragara ko ari cya reka batiyorere ubundi iyi sezo ari ikintu raporo y'umusifuzi iyi sezo nicyo kintu insigiye tugomba gukurikiza raporo ya komiseri hanyuma ubwo nari kuvuga kuri Clement rero ngiye kuri Watara rero Watara nawe yakoze akazi gakomeye pe mu mikino 15 ya phase retour atsinze ibitego 12 urumva ko byibura ni hafi ya aggregate y'igitego kimwe ku mukino hafaho ikibazo Rubanda tubajije niyo nindi ku kibazo yatubajije nta wundi urusha imibare umwe muri aba wakabaye arimo nicyo tugiye kureba undi ufite imibare myiza nawe wenda ushobora kuzamo nko kubataka Omar Aba arabahiga ntawe ni mwataka wavuga wahiga Omar Aba ariko kubera ko Watara nawe ari umwataka ubwo tugiye kureba karita z'abataka n'imibare yabo na Farenganye akaba ari umwataka ariko Farenganye akamurusha ibitego Farenganye afite ibitego 13 Farenganye akongera akamurusha gukina imikino myinshi ko n'imikino mwakinyi barayireba Farenganye akina imikino 17 urumva mu gihe Watara akina imikino 15 ibitego Farenganye aramurusha ubwaho niho bayazira imikino abana bayinganye Farenganye burya yaje kuri juna ya gatatu niyo ya mbere niyo yahereyeho yari kuri juna ya gatatu ariko muri phase retour yakinnye imikino kujya kwa 17 match y'amagaju yari ya 17 amagaju iyo yavunikiyeho ihuye ntiyavunikiye ihuye kuri match y'amagaju amagaju ya 18 undi urebye Farenganye nawe basa naho banganya imikino banganya imikino nka 15 ariko siko banganya baranganya 15 ahubwo ubwo Farenganye kamurusha igitego kimwe urumva rero ni nundi mubare ariko ibyo urumva ikintu Jibril Watara murusha hari igihe bareba kurusho games imikino nyine yari ifite agaciro kurusha iyindi buriya wagize performances muri phase retour amanota ye ahita yiyongera no kuba Jibril yatsinze Rayon Sport no kuba yaratsinze Rayon Sport kuri derby muri championnat yarayitsinze muri championnat muri championnat ndetse mu gikombe cy'amahoro mu gikombe cy'amahoro muri Rwanda Premier League nta gitego Watara Rayon Sport hano bari ba championnat neza igitego cyagiyemo nta gitego cyagiyemo 180 n'ibyarusa gusa nta gitego yitsinze ahubwo Rayon Sport hanyuma Iberi niyo mbyumva neza na APR tubaho ubutumwa umwaka utaha mukwiriye kuzajya mutsindana ibitego ibintu byo kujya kuri stade twahuruje isi nijoro twamanuka stade tukayuzura tugatana igitego tubonye
ubutumwa bwagezeyo bwose ubutumwa bwagezeyo mugerageze mwenda mujye munyanganya kimwe niba zamugera muri festival muri mu bigani mugete ni kimwe niba kwikiranura byabanana ariko tubihirije cyane ubwo nge nageranyaga Watara na Faringanya mu bijyanye n'imibare turebye imikino dusanga baranganya urimo uratwumvisha yuko cyangwa se mu gitekerezo cyawe nuko muri abo batatu Faringanya yarakwiriye kuba arimo yego Faringanya yarakwiriye kuba arimo kandi yarakwiriye kuba arimo agasimbura Djibril Watara ingingo zawe ni izi noneho zishyiramo Faringanya zikavanamo Watara nizo navugaga navuga ko Faringanya amurusha igitego mu bitego aramurusha igitego kimwe imikino bakinnye turabye dusanga irangana bagatandukanywa n'ibitego ikindi Faringanya amurusha assist Faringanya burya yari afite assist 3 assist 3 mu gihe Watara afite assist imwe iyo yatanze ubundi bakina kuri Musanze aha Ruboneka urumva rero by'imibare Faringanya arusha Djibril Watara kwiziye muremeranye na Iberi ingingo azanye ushobora kureba isi iyo mibare yatanze iki iyo mibare uwo mukinnyi yafite yatanze iki kuko iya Watara yatanze igikombe ariko iya Faringanya yo ni Faringanya yaravunitse Irene yaravunitse ariko iyo mibare ye nta gaciro gakomeye ifite ko ni Rayon Sport yarangije ku mwanya wa kabiri ariko EPR yitwaye igikombe ibyo rero navuga nibyo nayo ni ingingo umukinnyi uri mu ikipe yatwaye igikombe nabyo birarebwa nyine performance y'umukinnyi haba factor y'igikombe burya irakonta cyane n'abantu iyo bajya gutoranya burya bayigenderaho ikipe ifite igikombe iba ifite ibindi bintu biyivugira biri andeho gusa mu mibare Faringanya icyo yavugaga n'ubundi ni abanominize ntabwo tuvuze ngo bahita bamutora ngo ni best player of the season ahubwo mu banominize kuzamo ikindi ntekereza ni faso ya reconnaissance kumushyira mu banominize ntabwo uzi ko hari igihe bagushyira mu banominize n'ubundi babizi ko utari buze gutorwa ariko bashaka kurekonesa bashaka kukubahira igihe wari uri active ibyo wakoze bakabikubahira bakavuga ati reka tumushyire mu nominees n'ubundi nubwo adashobora kumakinga it ngo aze guhabwa igihembo cya best player ariko at least tubanze turekonese effort ziwe tumushimira ibyo yakoze ari mu gihe yari active ataravunika yashoboraga kujyamo ariko mu nominees uretse ko ntazi n'ubundi ntabwo yari gutorwa nka best player of the season kuko imikino myinshi ntabwo yayikina undi muntu bashobora gushyiramo hano ni Muhirekeve yashobora kujyamo nk'umuntu w'umumediateri ufite ama assist menshi mu Rwanda kugeza ubu muri iyi season niwe ufite assist nyinshi assist 11 nuvuga ngo mu kazi k'umukinnyi wa box to box ni ugutanga imipira ivamo ibitego yanatsinda bikaba akarusho nyirango rero mu bandi bantu bari banominize bari hafi bashoboraga kuba yajyamo kuri finalist Muhirekeve yagomba kugaragaramo ariko impamvu abo bose tutari buze kuvuga ngo we can blame anyone nuko Rwanda Premier League yahisemo ko abanominize bagomba kuba ari batatu kuba ari batatu rero nta kinyuranyo kinini nyine cyabaye batatu babaye abangaba ngiye kuri bwanjye ngende umva ntacyo bitwaye abo bandi tuvuze ni abari bafite indi mibare yashobora gutuma bajya muri batatu ariko ntacyo bitwaye abahari ngenda nemeranywa na Rwanda Premier League ufite imibare myiza ni Ruboneka Bosco mediateri w'ibitego bitanu burya si bike ku mukino kina hagati na assist 3 uruhare rw'ibitego 11 ni imibare myiza cyane kuri Ruboneka mbona nawe wenda yabaze ko batanu yo kuzamo ariko nyine ubwo yagonzwe nuko hari abamurusha ibitego bano bataka baramurusha ibitego ubwo birumvikana ntabwo yajemo ariko nawe yarafite imibare myiza ubwo nyine Rwanda Premier League yahisemo abangaba ni icyiciro cy'umukinnyi w'umwaka reka dufate akaro gato cyane tujya no mu bindi byiciro kadufate akaro uru rubyiruko ufite intego yo gukora ubuhinzi mu buryo bwa kijyambere ukagira umusaruro uhagije kandi ukiteza imbere umva ubu buhamya wumva uko bagenzi bawe bari kubigeraho. Nitwa Ndahiro Simeo imyaka 32 nuye mu karere ka Kamonyi umurenge ni Gacurabwenge kagari n'Inyingo umudugudu ni Kamonyi. Ndi umuhinzi mworozi nkaba ndi umukunzi w'umupira w'amaguru nkaba ndi umutoza mpinga ibintu bitandukanye imboga ibigori maze imyaka 2 mbikora nitwa ko nakikorera nk'urubyiruko
najyaga mu buhinzi arimo gufasha ababyeyi ariko nza kubikunda mbijyamo imyaka 2 niyo maze mbikora ku giti cyanjye turakorana kubera ibyiza byayo tuyikesha duha amafumbire katwigisha uburyo dutera imyaka ku murongo uburyo twabona umusaruro uretse n'ibyo ni byinshi duha telefone smart nkunganire ibiti byo kuvanga n'imyaka kaduha amavuka tugatera ni byinshi tuyikesha kandi mu kwigana twabonye umusaruro ushimishije utandukanye n'uwo twabonaga mbere nko ku giti cyane nk'uko nabikubwiye mbere nkifasha ababyeyi barahinga gukabona uburyo bahinga ari nka kwa kundi kugira ngo abana barye babeho ariko nyimara gukorana na turi kangisha uburyo